nshuti y'Imana duhuriye ku murongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, reka ngushimire uburyo wongeye gutanga umwanya wo kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Imana ishimirwe abakomeje kuwongezaho ibitekerezo ndetse n'ubutumwa butandukanye bagaragaza ko banyuzwe n'ijambo ry'Imana ritambuka kuri uyu murongo. Uwiteka abaho umugisha, kandi amasengesho mudusabira Uwiteka durahamya ko ayumva, kandi natwe turakomeza kubasabira kugira ngo uyu murimo utazasoza umuntu wese hari igihombo afite, ahubwo uzasoze twese dufite ibyiza twungutse kandi twarungutse kumenya Imana, kubana nayo, urukundo rwayo. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe uri kumwe na Kayishema Joel, tukaba tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo amaherezo yo kwifuza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu muremyi, turagushimira ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ridufashe ritwubake mu gihe nk'iki. Ni iby'ukuri koko turiho mu gihe kiruhije, isi igeze mu mahenuka yayo, kandi ibitera abantu nyagasani kujya kure yawe bigenda byiyongera. Ariko Data mwiza, wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ridushyire ku murongo, ritwereke inzira dukwiye kunyura. Ngwino Mwami Imana, ubane natwe, ubane na buri muntu wese, musobanurire Mwuka Muziranenge wasezeranywe agende hirya no hino kukurikira ijambo wese, kugira ngo rimugire umumaro. Bidatinze ubwo Kristo azerekanwa, Uwiteka tuzabashe kumusanganira. Ngaho Data utwiyoborere, byose be nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Amaherezo yo kwifuza. Mbese mu buzima bwawe waba warigeze ubona abantu bifuza? Hari ibyifuzo byinshi abantu bagira, ariko rimwe na rimwe hakaba ubwo umuntu yifuza n'ibyo atarakwiye kwifuza. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko tugomba kwitonda cyane igihe tugambirira cyangwa se dutekereza ibyo dukwiye kugeraho. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko Uwiteka atanga amategeko 10 ku musozi Sinayi. Mu mategeko yatanze harimo itegeko ribuza abantu kwifuza. Iryo tegeko ni itegeko rya 10. Reka turisome mu gitabo cy'Imuka Misiri cyangwa se Kuva, igice cya 20 umurongo wa 17. Mbese ritubwira ngo iki? Ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Imana yaburiye abantu, itubwira yuko tugomba kwirinda kugwa mu mutego wo kwifuza. Abantu bagiye bagira uburyo bifuza mu bihe bitandukanye, ariko hakaba ubwo ushobora kwifuza n'ibyagukoraho. Uyu munsi tugiye kubona umuntu wagize kwifuza kandi bikamugwa nabi. Ubushize twarebeye hamwe igitekerezo cy'umugabo witwaga Namani. Namani yari umugaba w'ingabo z'Abasiriya. Aza kugira umugisha rwose, umuja wari iwe mu rugo aza kumurangira umuti cyangwa se aho abasha gukirira ibibembe. Ubwo Namani yajyaga i Samariya agasangayo umuhanuzi w'Imana witwaga Elisa twabonye yuko amutegetse kujya kwibira muri Yorodani 7. Kandi uko Namani yumviye icyo gikorwa akagikora, akajya kwibira muri Yorodani, rwose ntabwo yaruhiye ubusa, nta nubwo urugendo rwabaye impfabusa, ahubwo inshuro ndwi rwose azujuje. Ku nshuro ya 7 yavuye muri Yorodani abaye umuntu muzima, atunganye. Ndetse Bibiliya ubushize twabonye yuko itubwira ngo nuko ava mu mazi umubiri we ubaye nk'uruhinja, agize uruhu rumeze nk'urw'uruhinja, umubiri ukeye, nta bwandu bukimurangwaho. Uyu muhanuzi w'Imana yari afite umugaragu witwaga Gehazi yari yagize uruhare nawe, yunganiye, yafashije, yagize imirimo akora mu gushyikiriza ubutumwa Namani mbere yuko ajya muri Yorodani kwibira muri Yorodani. Yabonaga ibikorwa byose uko bikorwa, nta nubwo bari babanye umunsi umwe cyangwa 2, ahubwo yari umuntu wabanye na Elisa imyaka myinshi, kandi yari yaragiye abona uko Uwiteka amukoresha. Maze ubwo Namani yazamukaga avuye kuri Yorodani, hari igikorwa yakoze. Yazanye amaturo, azana ibintu by'igiciro agira ngo abihe Elisa. Elisa umugaragu w'Imana aravuga ati, oya, impano zawe ntazo nkeneye, ubuntu bw'Imana ntabwo bugurishwa. Iki gikorwa ukorewe ni impano y'Imana, ni agakiza gaturutse mu ijuru. Nuko rero igendera amahoro. Aramusengera ati, genda amahoro, amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi tugiye kureba kwifuza uburyo bishobora kugira amaherezo mabi. Kwifuza ni icyaha kibi
kandi Imana ubwayo yagaragaje ko kwifuza bidakwiriye. Reka turebe mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 5 umurongo wa 20. Gehazi abeshya maze akabemba. Ariko Gehazi umugaragu wa Elisa, umuntu w'Imana, Bibiliya itubwira ko Elisa yari umuntu w'Imana, aribwira ati, unyumvire nawe, ngo aribwira, si ibyo noneho Elisa shebuja mubwiye, oya, ahubwo ngo aribwira ati, ko databuja yagiriye Namani uwo w'Umusiriya ubuntu, ntiyakira ituro yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Nyumvire rwose, Gehazi ati, databuja yagiriye neza uriya mugabo w'ingabo w'Umusiriya, aramukiza, amuha n'amaturo, amuha ingororano, ntigera azakira. None arangije avuga ijambo rikomeye. Burya rero icyaha ni umunyururu uteye ubwoba, icyaha ni shene, icyaha kigenda gikururana, maze mwumva amaherezo yo kwifuza. Yifuje, muri we yagize kwifuza, ngo yibwiye, yumvise muri we hajemo igitekerezo, yibwiye yuko agomba kugira ikintu amwiyakira. Arangije ati, ndahiye Uwiteka Imana nzima. Munyumvire namwe, mwumve Gehazi uyu nguyu wakuriye mu rugo rw'umuhanuzi, noneho ageze n'iyavuga ati, ndahiye mu izina ry'Imana. Imana ubwayo yavuze ati, ntidukwiye kurahira izina ry'Uwiteka mu mafuti, mu binyoma, mu bintu bipfuye. Ati, ndahiye izina ry'Imana, reka nirukanke ngira icyo mwisabira. Mbese iki gitekerezo kiramuganisha he? Uru rugendo agiye gukora ruramuganisha he? Arangije nta nubwo ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Yashatse gukora rwose, agakorana umwete, agakora n'imbaraga, ati, ndabikora vuba, ndiruka mufate maze ngira icyo mwiyakira. Hari igihe ubona abantu bafite umuhati, bafite umwete, ariko uwo mwete ukabubaganisha kukurimbuka, uwo mwete ukabubaganisha habi. Burya nubona biruka ujye witonda, ntukirukankane nabo. Ati, ndirukanka mufate. Nuko Gehazi akurikira Namani. Namani abonye umukurikiye yiruka, ava mu igare rye, aramusanganira, aramubaza ati, ni amahoro? Mbega ingorane ziteye ubwoba. Ahangaha turahabona ikigeragezo kijya gihura n'abantu bakiri ubutumwa vuba, abantu bakiri agakiza vuba, abantu bamaze kwakira umwami Yesu. Hari igihe bahura n'ibihanda, bagahura n'inzitizi, bagahura n'intaza z'abantu bamaze igihe mu itorero. Kuko hano Namani ni umuntu wamaze kwakira ubuntu bwa Kristo, ni umuntu wamaze kwakira Imana, afite umutima ukeye. Hagiye kubona abona umuntu aje yirukanka kubera yuko ari mushya, uyu nguye rwose muri we yakigurumana, kandi yumva icyiza cyose Imana yamubwira yagikora. Arangije ati, ni iki kibaye? Kuza wirukanka byagenze gute? Arimo arabwira Gehazi uzanye ubutumwa adahawe na shebuja, ubutumwa butavuye ku Mana, ubutumwa butavuye ku muhanuzi w'Imana. Nawe ati, ni amahoro? Umurongo wa 22. Databuja, mwumve ishyano, mwumve noneho icyaha cyo kwifuza kimeze nk'ikimodoka cya rukururana, cyangwa se wagira ngo ni gari ya moshi, kimwe kivaho ikindi gicometseho, bigenda byungikanya. Yibwiye, arangije arahira ati, ngiye kumusaba ngira icyo mwisabira mu izina ry'Uhoraho. Arangije noneho agezeho no kubeshya, abeshyera umuhanuzi w'Imana. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu 2 b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu. Nyumvire nawe bose, abanyabyaha bateye ubwoba. Aterateranye inkuru, arayihimbye ati, hari abasore 2 baje bavuye mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu. Ariko se bari baturutse koko? Reka da. Urumva yagiye atekereza ati, ndavuga ko umuhanuzi abonye abashyitsi, kandi abo bashyitsi ahita avuga naho baturutse. Noneho mbese kirakurikiraho niki? Ngo arakwinginze ubamuhera itaranto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa 2. Urumva, hari igihe abantu bitegereza abantu bahindutse vuba, bakavuga bati, rwose reka tugire ibyo tubisabira, bakabashora mu ngeso mbi, bakabashora mu gukiranirwa, bakabariganya, bakabatesha umurongo bari bifitiye umurongo muzima. Noneho arangije ngo, nuko Namani aramubwira ati, emera ujyane itaranto 2. We yaramusabye imwe rwose, ariko aravuga ati, umva rero, ubwo abonye abashyitsi 2, ni byiza yuko namuha ibihagije byo kugira ngo azabashe kubitaho. Emera ujyane itaranto 2. Niko kumuhata, amuhambirira itaranto z'ifeza 2 mu isaho 2 hamwe n'imyambaro yo gukuranwa 2, abikorera abagaragu be 2. Nyumvira rwose, umuntu wamaze kwakira Yesu ntagorana. Aravuga ati, rero uyu muntu
w'Imana rwose w'umuhanuzi, ineza yangiriye ntabwo nakohereza ibintu gutya gusa ngo bigende, ahubwo reka nshyiraho n'abagaragu. Erega urumva ko urugendo rwa Namani wari utashye rwasubitswe, yabaye aruhagarikishije rwose. ubwo Namani abahagaze aho ngaho arindiriye ko intumwa yohereje zitwaje Gehazi ziri bubashe kugaruka. Noneho arangije ngo abikorera abagaragu be babiri, barabyikorera bajya imbere ya Gehazi. Ubwo Gehazi abagenda inyuma nk'umutware rwose avuga ati basi ubu ndamuhamije pe. Hari abantu bajya bakora ibibi bakavuga bati ndamuhamije rwose ndamwemeje. Iyo niyo mvugo isigaye ikoreshwa muri iki gihe, ati ndamwemeje. Avuga ati ndamwemeje rwose. Erega urumva ko Gehazi yagiye rwose avuga ati umva uyu ni umuti pe, ndawukoze birarangiye. Abiki gihe siko basigaye babyita byose. Noneho arangije mwumva icyakurikiyeho, babigejeje ku musozi w'iwabo murongo 24 arabibaka. Unyumvira da kuki se atatumye bagera mu rugo ngo bagende bagere kwa Elisa ko bari bamaze kuhabona hatuye. Arangije ati yewe umva nimuhagarare mwikwirirwa muvunika mujyayo, nimubishyira hano nimwigendere, kubera ko azi amanyanga yakoze, azi uburiganya yakoze, azi ibyaha yagiye acomekeranya. Arangije abasezerera bataragera mu rugo. Noneho ngo babigejeje ku musozi w'iwabo murongo 24 witeho, arabibaka abishyira mu nzu, arabasezerera baragenda. Hanyuma araza ahagara imbere ya shebuja. Munyumvire namwe, ariko reka duse n'abajyana. Ubu ngubu Gehazi hari ubwo wabona ko hari ahantu higeze ajya. Burya abakozi rero bagira amanyanga, abakozi babariganya, rimwe na rimwe y'umureba ubona rwose ari umuntu w'inyangamugayo, ubona ari umuntu rwose nta makemwa. Rimwe na rimwe yanavuga ukabona aravuga neza. Babandi bakora ibyaha by'inkomarugo umusanga ari abantu bafite ijwi rituje, muraho neza, ndetse niyakuramutsa rwose usanga azavuga akuramutsa n'urugwiro, ugasanga abaye nka Yuda ubwo yaje gusoma Yesu ati uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma. Usanga abo bantu bafite urugwiro, ariko urwo rugwiro ruhatse bibi. Maze araza ahagarara imbere ya shebuja. Maze shebuja umva, niba uriganya, niba ubeshya, niba ushushanya, uburyo bwose wabyitamo, niba uteka imitwe, niba ugira abo wemeza, uzirinde kwemeza no gushushanya abantu b'Imana. Uzirinde, kuko bishobora kuguteza ingorane. Maze wumve aho byamugejeje, ibyo yibwiye aho bimuganisha. Hanyuma murongo 25 araza ahagarara imbere ya shebuja. Elisa aramubaza ati uraturuka he Gehazi? Musaza wuzuye umwuka w'Imana, umusaza uzi uwakorera, uzi umuhamagaro we. Aramubaza ati niko Gehazi we uraturuka he? Undi ati umugaragu wawe ntaho nagiye. Ngaho da. Waramubaza ati uturutse? Undi ati reka da ntaho nigeze njye. None se wigeze ushaka kurambura? Ntaho nigeze njye rwose, narindi hano, narindi mu nzu. Umurongo wa 26 aramubwira ati umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava ku igare rye akaza kugusanganira? Mwumve, mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Kudasobanukirwa n'igihe umuntu arimo, kudasobanukirwa n'umwanya arimo, kudasobanukirwa n'amahirwe umuntu yahawe. Gehazi yahawe amahirwe yo kubana n'umuntu w'Imana, abana n'umuhanuzi, asangira nawe, aramukorera, akamutuma kugira ngo nawe abe intumwa mu murimo w'Imana. Ariko arangije mu mahirwe yapfusha ubusa. Ati mbese iki ni igihe cyo kwaka inzerayo? Mbese iki ni igihe cyo kwakira ifeza? Mbese iki ni igihe cyo guharanira imyanya? Mbese iki ni igihe cyo gushakisha imyambaro ihenze? Mbese iki ni igihe cyo kuriganya? Iki ni urabona ari cyo gihe? Mbese muntu utegeye amatwi iri jambo, iki ngiki wowe urabona ari igihe cyo kuriganya? Urabona ari igihe cyo gushakisha imitungo ntagereranywa ishakiwe mu buriganya, mu nzira mbi? Yeye gushaka imitungo n'ibuje, ariko ishakiwe mu nzira mbi ni akaga. Iki ni igihe gikomeye, ni igihe gitangaje, ni igihe cyo kwegera Imana, ni igihe cyo kwihana. Ariko Gehazi ayo mahirwe yarayatakobwe rwose. Umurongo wa 27 amaherezo yo kwifuza, arangije abwirwa amagambo ababaje ateye agahinda ngo nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Maze amuva imbere ahindutse umubembe yera nk'urubura. Mbega isomo ritangaje, mbega isomo riteye agahinda. Gehazi wabanye n'umuhanuzi, Gehazi wavugiye Imana, Gehazi wagiye asoza amagambo y'Imana, kuko Elisa Imana yamubwiraga icyo gukora, yarangiza agatuma Gehazi.
Gehazi niwe wagiye kubwira n'abana atarambwiye ngo genda ujye muri Yorodani wibire 7 agaheka ibyera bigakiza abandi wagasigara. Arangije arabwira ngo Gehazi, ibibembe bya Namani uriya wagiye gutekera imitwe ukamuriganya bizakomaho n'urubyaro rwawe iteka ryose. Noneho igihe abwira ngo bizakomaho, uwo mwanya ibibembe bihita bimwomaho, ahita ahinduka umubembe agihagaze imbere ya Elisa. Kwari imbere ya Elisa ni nkaho yarahagaze imbere y'Imana. Jya urinda ururimi rwawe, rinda ibitekerezo byawe, rinda umutima wawe, kugira ngo nawe ubwawe udakinisha ukanengera ugakora ibyo Uwiteka abuzanije. Kuko igihe turimo si igihe cyo gushakisha ibintu runaka bishakiwe mu nzira zabuzanijwe. Ijambo ry'Imana icyo ritubwira, reka turebe amagambo aboneka mu byahishuwe. Mu byahishuwe tubona amagambo akomeye. Icyo ukomeza kuvomerera, icyo ukomeza gukurana nacyo kizakugeza habi. Reka turebe amagambo atangaje aboneka mu byahishuwe 22 umurongo wa 11. Ukiranirwa gumya kiranirwe. Iyo udashaka kugendera mu buntu bw'Imana, igihe kiragera Imana ikabona ko wabaye akahebwe ikakureka. Ukiranirwa gumya kiranirwe. Uwanduye mu mutima agumye yandure. Ibyo Gehazi yakoze bwari ubwandu buri imbere mu mutima. Umutima utuma agira ibyo asohora bimurimo. Ubushize twabonye ko Namani yari umuntu ufite ikibazo inyuma ku mubiri, afite ibibembe, ariko mwimbere muri we yari umuntu ufite umutima ukeye. Hano rero ho haravuga ngo wanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Umugambi w'Imana nuko umuntu uri mu nzira yo gukiranuka agomba gukomeza gutera intambwe, akamera nk'uzamuka esikariye, ingazi, akagenda akiranuka akomeza gukiranuka. Ukiranuka agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Ndagusabira muntu w'Imana turi kumwe muri uyu mwanya kugira ngo Imana igufashe we kuzagira amaherezo mabi. Wirinde kuriganya, wirinde kwifuza, kuko kwifuza kwa Gehazi ntabwo kwamuviremo ibintu byiza, ahubwo kwamuviremo kumubembe, ndetse ababyokoje n'umuryango wose. Rimwe na rimwe iyo dukora ibyaha, kandi urabona ibyaha yakoze, yagendaga agerekaho kimwe, aribwira ngiye kwirukanka, arahira mu izina ry'Uwiteka, aragenda beshyira Elisa ngo aramutumye atamutumye, arangije atangira guhimbata abasore babiri baraje babashyitsi nta babayeho. Icyaha kimwe ugambiriye kigenda cyugurira amarembo, ibindi byaha bikaza bikurikiranye. Imana ishimwe yuko wumvise iri jambo, nawe hindukirira Imana. Imana iti uwanduye mu mutima azakomeza yandure, ariko uwezwa akomeza kwezwa. Uwera mu mutima akomeza kwezwa, akomeza gutunganywa. Ahangaha twereka ko umugambi w'Imana nuko abantu b'Imana bahinduka rwose, bayihindukirira, bakaza bakayisanga, ikabeza ikabatunganya. Nta wundi ubasha gutunganya umunyabyaha ni Imana ubwayo. Isomo riheruka riboneka mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Wumve Imana umugambi mwiza dufitiye, umugambi mwiza gufitiye wowe unkurikiye. Imana ikugire neza kugira ngo uhitemo inzira yo gukiranuka, we kumera nka Gehazi warangaye, Gehazi wagiye mu nzira itanyurwa, Gehazi wagambiriye ibitagambirirwa. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Mbese haratubwira ngo iki? Imana ikigushakira ni byiza ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjirwe dusangire. Niyo mpamvu iyo Kristo yageze mu mutima w'umuntu, uwo nguwo arezwa. Noneho ijambo ry'Imana uko ryatubwiye ngo uwezwa agumye yezwe, ukiranuka agumye akiranuke. Gukiranuka nta kundi ni Kristo muri twebwe, ni Kristo mu bugingo bwacu. Imana ikugire neza kugira ngo iri jambo rikugire umumaro, maze aho kumera nka Gehazi ahubwo ube nka Kristo. Niwe twigiraho, niwe rugero rwacu. Gukiranuka azature muri twe, twezwe dutunganywe kugeza ubwo Kristo azerekanwa tukamusanganira. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishe kugira ngo Uwiteka ritwigishe, riduhugure, rihane, riteshe, ritwereke inzira dukwiye kunyuramo. Gehazi yararangaye, yarateshutse, yarifuje, kandi kwifuza ko kwamugejeje habi, yagize amaherezo mabi. Uturinde kumera nkawe, ahubwo Data mwiza twakire Kristo, we gukiranuka kwacu aze mu bugingo bwacu kugira ngo atweze, adutunganye, maze Data mwiza amaherezo y'urugendo rwacu azabaye kwibona mu bikari byo mu ijuru. Niko gusenga kwacu, sabira umuntu wese untegeye amatwi,
nyagasani kugira ngo yaba unyumva nanjye ubwanjye ndetse n'abandi bose bakunze ubwami bw'Imana tuzagusanganire rwose kwacu mu izina rya Yesu, amen.